deal yo kujya South Korea aho wishyura nyuma yo kubona visa, nyuma yo kubona akazi, ukagenda ufite akazi apana byo kukubwira ngo ugiye kuri tourist. Hello my people, ni Boy Ngobo umuntu nk'usanzwe itubwira cyari Bumuntu Empire uno munsi Justin abafitiye deal yo kujya Korea ukazishyura ugezeyo. Impamvu mpereye aho ngaho nuko ano makuru yihutirwa kandi ari ingirakamaro ku muntu wese uri mu Rwanda cyangwa se wifuza kuba wajya hanze. Ni Korea, South Korea, wishyura ari uko ubonye document. Mboneraho no kubwira abantu bamaze iminsi banyandikira WhatsApp ku kiganiro cyo kuza hano Dubai. Navuze uti reka ubwo Justin ari kumbwira cyari amakuru ya Korea kandi nayo meza, nawe reka ibyo biganiro byo bimbishyireho, hanyuma we uzahitemo nyine icyo wumva cyakorohera nyine tu. Washobora kwifuza kuza Dubai, wakumva no kujya South Korea nabyo wenda byoroshye, ukaba wavuga uti reka aba ariho njya. Niyo mpamvu uno munsi nazanye Justin Big Money ngo yongere abahe ayo makuru. Nabwiye tuzajya tubaha amakuru yizewe kandi atari musikamu na ngeya. Justin, icyo babwiye Mbanje kubasuhuza abantu bacu, abantu mudukurikira, abantu mudukunda, tubibutsa mujye mukora share, mukore na subscribe. Buriya biradufasha cyane natwe kugira ngo ikiganiro cyacu kirebwe cyane, ari sawa cyane. So uyu munsi rero n'ubundi tubazaniye amakuru ya South Korea. Ku bantu mwagiye muhifuza cyane, abenshi bagiye babasikama kubera kutamenya aho wabariza amakuru ya nyayo. Umuntu wese akaza kuvuga ngo ibi n'ibi, ugasaba bitewe n'uko ubyifuza wese ubikora uko abikubwiye. So uyu munsi rero tubazaniye amakuru ya nyayo. Gusa tubanza kwibutsa nanone ku bantu nyine nk'uko umuntu yaratangiye abibabwira, abantu n'ubundi mwifuza kuza Dubai, still n'ubundi rero ziracyahari, abantu barakomeza kuza nta kibazo. Iminsi yashize hari harimo akabazo gato ku bijyanye n'umutekano, indege zitari kuza, ariko indege zarongeye zirasubukura, ubu indege zirimo ziraza kandi ubu umutekano ni wose, nta kibazo, akazi karakomeje. So rero nayo ntangiye mbabwira ni deal ya South Korea. South Korea ni igihugu kiri muri Aziya, cyegeranye na Korea y'Amajyaruguru. Twe none iyi ni Korea y'Amajyepfo. Iki ni igihugu gikorerwamo imodoka, ku bazi imodoka za Kia Sorento, aha ni izi modoka zikorerwa. So rero South Korea uyu munsi ibafitiye deal, tubafitiye deal yo kujya South Korea aho wishyura nyuma yo kubona visa, nyuma yo kubona akazi, ukagenda ufite akazi apana byo kukubwira ngo ugiye kuri tourist. So rero hano hari bimwe mu byo usabwa kugira ngo tugukorere iyi deal cyangwa se ubashe kujya South Korea ibintu byose bitunganye. Mbere na mbere baragira bati ibisabwa kugira ngo icyo bita basic requirements, kugira ngo ubwo navuga nyine ni ibyibanze byo kugira ngo utangire ku applyinga deal ya South Korea. Icyambere ugomba kuba ufite passport valid nibura ifite imyaka 2, passport ubwo itaraba expired, nibura ikora igifite hejuru y'imyaka 2 kugira ngo irangire. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri ugomba kuba ufite ifoto, ufite white background ijya kuri document nyinshi abantu mukora application zitandukanye, yaba mu gusaba akazi n'ahandi, murabizi ko iyi foto ikenerwa cyane. So gatatu ugomba kuba ufite CV ni ubwo no kuvuga ngo ni ibintu wize se, ibyo wakoze, mbega nyine namwe murabyumva, abantu musanzwe musobanutse, ntabwo CV yewe icyo ari cyo. CV iteguye neza, imeze neza, niyo ikenewe hano. Ikindi gikurikiyeho ugomba kuba ufite kopi y'indangamuntu, ubwo ni national ID, kopi yayo, ngo irangamuntu yawe nyarwanda ufite cyangwa se y'indundi cyangwa n'ahandi ariho hose, ugomba kuba ufite iyo rangamuntu, kopi yayo. Ikindi gikurikiraho nta cyaha ufite muri leta, utigeze ufungwa, nta byaha nyine nta byaha, ni police clearance. Police clearance yerekana ko nta cyaha nyine ufite muri gihugu, muri leta. Ikindi gikurikiraho ni impamyabumenyi noneho y'amashuri, education, aha ni diplome cyangwa certificate y'ibyo wize, ushobora kuba warize imyuga warasoje turonko mugahita ukomeza mu myuga, ni ubumenyi bw'igihe gito. Ahangaha iyo uyifite nayo turagukorera, ubwo ni diplome cyangwa certificate y'ibintu runaka wize. Ikindi gikurikiraho ni ubumenyi mu cyongereza, icyo bita basic English. Nibura kuba uzi icyongereza cyagufasha cyagufasha kuko urumva aho uca ku ma airport n'ahandi hose ukenera gukoresha icyongereza, ndetse n'ahantu hatandukanye uba ukeneye gukoresha icyongereza. So niyo mpamvu rero bavuga bati
ugomba kuba uzi basic English, English. icyongereza cy'ibanze. Umukandida agomba kuba ari hagati y'imyaka 21 n'imyaka 40. Yes. So rero iyi mpamvu bashyiraho iki kintu ni uko umuntu w'imyaka 21 ni umuntu umaze gusa nkaho aciye akenge ku buryo aba azi ikimujyanye. So ibihugu byo hanze rero ntabwo bakunda abanebwe, bakunda abantu bakora, baraguhemba ariko baranagukoresha. Baraguhemba ariko bakanagukoresha. Ikindi agomba kuba akomeye, ari physical fit, afite umubiri ukomeye, nta byo kuvuga ngo arajenjetse n'umuntu uraho, kuko position tuza kugera hasi ku bijyanye n'akazi gahari, nta kazi gasaba imbaraga. Uri physical fit, ufite umubiri ukomeye. Ubwo udafite bwa burwayi nyine, udafite HIV yo ntabwo wakwiga na applyinga, ufite ibintu by'ibihaha ntabwo wakwiga applyinga hano. Kuba uri fit nyine nta ndwara ifatika. Ikindi gikurikiyeho agomba kuba yiteguye kubahiriza amategeko n'amabwiriza by'igihugu cya South Korea. Ni ibihugu bigendera ku mategeko cyane no ku muco, no ku muco, byubaha umuco wabyo cyane, ku buryo iyo ushaka kujyayo bagusaba kubaha umuco wabo cyane. So niyo mpamvu rero bavuga ngo ugomba kuba witeguye kubaha amategeko yabo. Ikindi gikurikiyeho agomba kuba yiteguye gukorera hanze y'igihugu cye nibura imyaka 5. Nibura ugomba kugenda ubizi ko uzagaruka mu gihugu cyawe hejuru y'imyaka 5. Munsi y'imyaka 5 ntibishoboka ko uhabwa viza y'imyaka 5 nibwo wemerewe kugaruka. Ubwo bitandukanye na hano ho baguha viza y'imyaka 2. Ibihugu biba bigiye bitandukanye cyangwa se akazi kaba gatandukanye. Hano Dubai baguha viza y'imyaka 2, ariko South Korea ni imyaka 5 kugira ngo ugaruke mu gihugu cyawe. Amakuru y'akazi cyangwa se job information, ubwo ni umwanya uhari w'akazi nyine gahari. Ni ukuvuga ngo akazi gahari ni ugukora mu nganda zikora ibyuma bigiye bitandukanye, aho ukora nk'umuherifa cyangwa umufasha muri ibyo bajya guterura cyangwa se byasojwe gukorwa, ubwaterura ukiri hariya, n'ako kazi gahari, niyo position ihari. Ntabwo najya kuvuga ngo ni ugukora muri biro runaka cyangwa kugira gute, kuko ni mu nganda z'ibyuma, ni ugukora mu nganda, mbega muri make nk'umuherifa, nk'umufasha w'abandi w'ababikora. So iyo ni umwanya uhari. So ikijyanye noneho n'umushahara utangiriraho, basic salary ni $500 cy'idolari kuzamura, bitewe n'uko ugenda uzamura performance yawe mu kazi. Ubwo bivuze ko ni $5 cy'idolari gishobora kugenda kizamuka bitewe n'imikorere yawe. So ikindi gikurikiraho naho kuba cyangwa se bita accommodation bitangwa na company. Accommodation ubwo harimo aho kuba, icyo kurya, transport, insurance, ubwo n'ubwishingizi mu kwivuza, byose biri mu nshingano za company iba yakujyanye yagutumijeho ugenda gukorayo. Ibi byose niyo ibigutangira. Ikindi gikurikiyeho ni uburyo usaba akazi cyangwa se uburyo ubonamo akazi. Ugomba kohereza kopi isobanutse ya passport yawe. Ubwo ni passport iri scanned, ujya ku irembo bakayigusanira neza, ndakeka musobanutse, murabizi ko passport bayisikana. Ikindi gikurikiyeho inyandiko zawe zizagenzurwa na sosiyete mbere y'uko zohererezwa kampani. Kuvuga ngo iyi passport yawe, ibindi twavuze hejuru bijyanye na polisi n'ibindi byose twasobanuye hejuru, tuzabanza tuzigenzure, hanyuma tubone kubyohereza. Nitumara kubona ko byose ari byo twagusabye ubyujuje. Ikindi gikurikiyeho, sosiyete izategura inyandiko z'ubutumire, invitation document. Ahangaha kampani uzaba ugiye gukoramo ikohereza invitation letter y'uko ugiye mu kazi, ugiye nk'umukozi wabo. Bo bakohereza invitation letter, ukagenda nyine kampani yagutumijeho nk'ugiye nyine mu kazi. So kampani nimara kukohereza invitation letter rero, hasi barakomeza bagira bati uzishyura amafaranga $100 by'amanyarwanda yishyurwa kampani ya Delhill. Iyi ni kampani itwara imizigo, nabo ikora ku isi hose. Aho waba ufite umuzigo hariho hose ku isi, iyi ni kampani yo kuzanira ikawukugezaho igihugu cyose waba urimo. So ni muri ubwo buryo rero iyi kampani n'ubundi bazayihereza iyi invitation letter yawe igutumira kujya mu kazi, hanyuma yamara kuhagezwa ukishyura amafaranga y'amanyarwanda $100. Ikindi gikurikiyeho, umukandida azasaba viza muri embassy ya South Korea.
wowe ubwawe uzigira muri embassy ya South Korea ujyanye dokima zawe nyuma ujyanye uri invitation ya letter nyuma yaho tumaze invitation letter imaze kuza n'izi dokima zindi zatunganyijwe tuzabyegeranyiriza hamwe tubiguhe ubijyane muri embassy ya South Korea. Bo ikindi gikurikiraho uzishyura amafaranga ubwo ni amadolari 26 ya visa. Ahangaha uzishyura amadolari 26 ya visa kugira ngo nyine visa muri make igurwa amadolari 26 nicyo nabasobanuriye. Uzayishyura muri embassy iyo invitation letter. Mu gihe wamaze kubona invitation letter uzishyura amadolari 26 muri embassy ya South Korea ntabwo ari service ya visa ya nayo visa muri embassy so rero nyuma y'ibi byose nyuma y'uko ibyo bibonetse nyuma y'uko umaze kubona visa nk'uko twabibasobanuriye uzasabwa kwishyura amadolari 4,000. Aya ni aya service fee ayishyurwa company ugiye gukoramo. Company ubwo haba harimo ibyo byandi byose twavuze accommodation za insurance ibindi byose ibi nibyo bikubiye muri aya mafaranga uzishyura hano. So rero ariko hari icyo twongeye kubabwira nubwo tuvuze ngo uzishyura nyuma mbere yuko dutangira process ugomba kuzana cyangwa kwerekana gihamya yuko koko uzishyura. Aha bivuze iki rero? Aha bivuze ko ushobora kuzana sheke tukajyana kwa noteri tukandikira tukavuga ko nyuma y'uko ubonye visa iyo sheke tuzaba twemerewe kuyibikuza iyo sheke tugasigara kwa noteri none igihe twaguhaye visa tukabona kujya gufata ya sheke tukayabikuza. Ugomba kwerekana gihamya y'uko uzishyura kuko murabizi ibintu namwe hari abantu babizanamo ibintu by'imikino mugakora nyuma y'aho ibyangombwa bibonetse akabura uburyo bwo kwishyura nta mafaranga bifite bigashaka amafaranga bikarangira abatesheje igihe kandi hari ibyangombwa mugomba kwishyura. Nyine muri make nuko bimeze wowe ugomba kuba ufite nibura at least icyemeza kuzishyura ukuvuga ati wishyura nyuma ariko basi ufite icyemeza ko uzishyura ukasubira muri ako kantu kuko ubwira utu tuntu twasheke neza. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga uti ngewe amafaranga ndayafite n'ibyo yego icyemeza ko amafaranga uyafite ni sheke n'urugero cyangwa se ukanayatwereka ariko nzayabaha nyuma y'uko mbonye ibyangombwa. So rero natwe kugira ngo tubyizere ko uzayaduha icyo bivuze ni iki turakubwira ati zana sheke tugende tujye kwa noteri. Nyuma yo kujya kwa noteri tuzandikirana cyangwa dukorana amasezerano y'uko nyuma y'uko ubonye visa amafaranga cyangwa ya sheke aribo tuzatwemerera kugira ngo uteye kuyibikuza. So icyo nicyo bivuze rero ntabwo tukwishyuza mbere ariko ugomba kuzana icyemeza ko uzishyura. Process urumva itwara igihe itwara n'umwanya ndetse no kuba wenda bagiye kukwakira umwanya muri company baza nawe ubonye dokima hanyuma bakubwira ati ishyura ngo nyine ngo ntayo ngo wamuretse nyashake ngo nzababwira ibyo rero ntabwo biba bikenewe. Bino bintu biba biri serious. Ikindi nta busikama burimo kuko ntawe kwatsa amafaranga yawe nta byangombwa yaguhaye. So niyo mpamvu rero twe turi gukora ibintu biri serious cyane. So rero aho dukorera ku bantu bari i Kigali cyangwa se n'abandi bahagenda mu Rwanda ruragendwa n'abari hanze bashobora kuhaza nta kibazo. So kuba ari i Kigali rero cyangwa se bifuza kuza aho dukorera ni Gikondo kuri Merezi ya 2 uhageze waduhamagara nimero yanjye irimo tureshyira hasi muri bio hanyuma uramutse ukeneye ibindi bisobanuro birenzeho wanyandikira nkakubwira cyangwa se nkakohereza kuri office. Ugomba kujya kwigira kuri office mbere na mbere ubundi ukanareba ngo dukorera he ni bande bagiye kunkorera. Company yacu yitwa Kirenzi Abode to Connect iyo niyo company yacu. So rero ku bantu babyifuza ubwo muzaza kuri company tubafasha ariko bitandukanye na Dubai. Kuba Dubai visa ya Dubai batanga icyo bita e-visa ubwo ni visa online. So rero kuri visa ya Dubai ho ntabwo ujya kuri office kuko visa itunganyirizwa hano Dubai hanyuma tukayikohereza. So niyo mpamvu ho bidasaba kujya kuri office ariko kuba South Korea ni kuri office ho birazwi kandi nta n'icyabikuraho. So nta makuru twe tubafite uyu munsi rero bumva bari interested bumva bakeneye deal wa South Korea bumva bayikora twabafasha icyo tubereye hano kugira ngo tubafashe. Sam murakoze rero ko mu mwanya kuri channel yacu nziza mukomeze kudushyigikira mukora subscribe mukora share ndetse munaduha ibitekerezo icyo mubona twakongeramo cyangwa se twavugurura ibyo biremewe. Kandi abashimiye cyane. Just urakoze rero nibyo nabwiraga abantu urumva ino deal Justin ikintu kirimo cyagiyemo noteri by'umwihariko mu Rwanda ibintu bya noteri babyitaho cyane mu Rwanda. Rero ino deal nta busikama burimo kuko kujya kuri office mukajya kwa noteri mugasinya amasezerano byose bigaragara nyine ko nurangiza kubona dokima aribwo uzishyura.
rero nuko nguko ni amakuru yari ahari. Niba wumva uri ready uraza kuba wavugisha Justin kuri nimero iri muri description, bidakuyeho nuko n'aba Dubai mugomba kuba mwagirutse mwakomeza mukajya mwatwandikira, kuko naravutse reka mbanze mbahe kino kiganiro mbere yuko ngenda mbasubiza. Nabonye ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp munyandikira benshi, ariko navuga ubwo Justin afite kino kiganiro cya Korea, reka nacyo tugitambutse, hanyuma wowe uzihitiremo ibyo bintu nashakaga ko mugera gute mubona. Rero ndabakunda cyane, mukomeze mutwandikire. Uri ready kuza Dubai especially, nibyo wenda hano ho nibyo dukora, turaza kuba twagusubiza noneho, ariko basi ubanje kumva ikiganiro tugafata iki mwanzuro. Ndabakunda, Imana ibarinde, nitwa Bolingo w'umuntu.